noneho ni nanjye wakoze inkuru yaziriya kwa muganga, ntangiza ijwi ry'umuvugizi avuga ati uwayinyoye ahita ajya kwa muganga kandi abana bawe nizo wapfunyikiraga timuyifite ayimene. Basanze hari inganda zifite imashini berekanye kugira ngo bahabwe ibyangombwa ariko batarazikoresheje, barafataga ingunguru bakavangiramo ibintu bagashyiramo igiti bagakoroga bagashyira ku isoko ati rubanda rugufi ni mupfi. Yezuwe shaka bivuga ingunguru no gufata uruti bakavanga inzoga, ibiti nto inkamba z'amabuye bagashyira bakoresha akayunguruzo bakayi cyane rwose. Erega jya umenya ko mperutse kwibaruka ugomba ndi gufatanya igikoma gisangira n'umwana n'umubyeyi. Umeze neza ariko cyari mu kurya ku bihembo imeze neza ndashima Imana. Yego Uwiteka arandinze. Yego reka ntangire nkubaza kuri aka kantu muri iyi minsi iri kukabazaho abantu kugira ngo twongere twitekerezeho cyane, twongere tumenye ngo abatuzengurutse ni bande, tugomba kubabanira gute. Kuri papi inshuti ni iki? Kuri wowe umuntu mwita inshuti ushingiye kuki? Umuntu wita inshuti nka Papi Ndahiro, umuntu nita inshuti nuba hafi mu buzima bwanjye. Umuntu nita inshuti ni umuntu tuganira kandi nkaba namugisha inama nawe akaba yangira indi nama, kandi inshuti nungutse mba numva ntayihomba. Ariko iyo umeze nk'ikirondwe ku nka ndakurejegitinga nabi cyane. Umenye gute ko ari ikirondwe? Ngiye nkora cya kindi kiza kikonka amaraso gusa kikigendera iteka iyo cyangwa kakigendana. Ngiye mba nkubona kandi ntago abantu babayeho nk'ibiririzi. Iyo mbikubonyemo ndarejegitinga. Ikindi iyo wemeye ko turabana ariko nanone iyo habayeho bias hagati yanjye nawe bishobora ko ukansaba imbabazi tukongera tugakomezanya umubano, ariko utansabye imbabazi nkureka burundu. Nkakureka kuko hari inshuti naretse nasanze zari nk'ibirondwe ku ruhu ndazireka. Zazo nizo ziyongera gusa. Hari nabo nafataga nk'inshuti nsanga nabanzi, hari nabo nafataga nk'inshuti nsanga nabagambanyi, hari nabo nafataga nk'inshuti nkasanga ni maneko s'ubuzima bwawe. Urabyumva neza? Abashaka kumenya ngo papi se papi byagenze gute. Hari uwo twaganira ejo bundi arambwira ngo ibintu byawe mbona bita making a sense. Urabyumva? Wari umucana gira kavura bwete. Urabyumva neza? Abuze umuntu kugira ngo ibintu byawe ntabwo making a sense gusa. Ngo kandi ngo njyewe ngo mbona ngo nta n'ikintu urageraho. None navuga ngo wowe ufite icyo wagezeho wangejeje kuki? Wowe ufite icyo wagezeho wangejeje kuki? Ndangije ndavuga ngo ni wowe njiji ya mbere mbonye mu buzima, kuko buri umuntu uzakugaragariza ko ntacyo wagezeho nanakwereka inzira yuko wagira ikigeraho. Ngiye icyo gihe mbona uri empty mind. Aho waba utukanye, waba uganiriye nawe. Kuri empty mind ruri mbona kuri empty mind, kuko ubaye ufite icyo ushaka kumugiraho inama wavuga ngo hari ibintu wenda urimo gukora bikuvuna, ariko nanone ubikoze gutya byakuvuna ariko bikanakubyarira iki? Sibyo? Ubwo rero wiza mu buzima bwanjye uje kunca intege ndakureka. Ariko numbwira uti nubwo bigoye ariko hari icyo uzagira. Mba nzi neza ko mu buzima ari uguhatana. Abo uvana mu buzima se ushingira kuki? Hahandi kuko abantu turekera mu buzima bwacu bakakudindiza bakagutuma ubuzima bwawe buba bubi pe ntunamenye ahantu bipfira, bikamera nk'umuntu wakugeretseho urusyo. Yego ugahora umuntu wizengurukaho. Ntushobora kwishwa n'inzara, ntushobora kwishwa n'inyota, ntushobora kubura esansi kujyana, ariko ugahora umeze nk'umuntu uri ahantu hamwe ntuhave. Uri ahantu hamwe. Ibyo bintu ntabwo bishoboka.